ndasuhuza Cindy, papa wanjye na mama wanjye, yego, mukuru wanjye yitwa nde? Vanessa, n'inshuti zanjye Keza, Divine, n'ababyara banjye Karen na Nadesh. kumwe na witwa nde? Wowe witwa nde? Keza Melissa. Njye nkitwa Masenge Agnes. nkaba ndi na Marraine wa Melissa. Ari maze iminsi mutumva indirimbo. Inkazi wacu zirashatse. Kumusuhuza n'abandi. Hanyuma tube dukora partage. Partage ni gusangiza abandi iyi gahunda. Ndanasuhuza tonto wanjye Mable uba muri Amerika. Ndasuhuza tonto wanjye Kalisa. Ni benshi. Ndasuhuza Philippe Mutijima nawe musuhuze. Ndasuhuza na Philippe. Ndanasuhuza Tonton Philippe. Ndanasuhuza teacher wacu Bob. Kuri Heshuri. Kuri Apape Kirebero. Ndanasuhuza Teta. Na Prince. Cyane Philippe ngo aba yagize ati yanditse nguki ngo mba aba yahageze. Aravuze ngo aba yahageze. Urakoze cyane Philippe, hari hashize igihe kinini Philippe bagira ngo wari utegereje ko Melissa aza. Turishimye kwa turi kumwe namwe. Nzeyimana Elias, komeza basuhuze uko wongere na liste y'abandi bantu bose. Tugiye kuba ndabacira umugani nimuzi ndabatetesha kubera Melissa mwana wanjye nibyariye muri batisimu. Ndabatetesha mbacira umugani w'umugore w'ingona n'inuma. Umugani ukomeye cyane. N'akanyoni umugani ukomeye mwiza ariko unaryoshye. Ufite inyigisho nyinshi cyane wigisha abantu. Komeza usuhuza n'abandi. Nanjye ndaba nkora partage nzira ko namwe gukora partage. Ndasuhuza nawe mubyara wanjye Axel. Ndasuhuza inshuti yanjye Kalisa. Ndasuhuza inshuti yanjye Yannick, Zanda, Keila, hamwe na Ines. Nanjye ndasuhuza abisengereza bose. Reba nakwizera Ibrahim, niriwe neza Ibrahim. Turagushimira rwose Ibrahim ukuru dukorera partage. Ukuntu usuhuza abantu bose. Ibrahim rero ni umuntu expert mu bijyanye na science and technology. Abazajya bashaka ibintu bijyanye na IT muzajye mumbaza. Mbahe umuntu witwa Ibrahim Kwizera. Aradufasha abana natwe muri ibi ngibi mwabonye ko twanakizeho ashyizeho na gahunda ya kujya dukora ibiganiro kuri Zoom. Nabyo ni ibintu byiza bijyanye n'iterambere na tekinoloji. Twizera ko rwose ibyo byose aba ari ibintu abantu bashyiramo imbaraga. Untambira ubishaka nanjye nijye gutamba. Ngo suhuza Ibrahim nawe ngo nanjye musuhuze. Ibrahim ngaho reka nawe agusuhuze ariko mujye mutweza n'imiti sinzi uko bigenze. Ariko n'ubundi kera abantu bajyaga baca imigani baca imigani hatabona sinzi uko bigenze mu karitsiye yose. Ariko ukwezi kuracanye komeza uzuze Ibrahim. Ndasuhuza na Ibrahim. Na Nzeyimana Eli. Ndamusuhuza Eli, kadushyireho urundi rumuri rwacu rusanzwe.
ikirere cy'iwacu niko kabyine ngaho ukomeza. Nzeyimana Eri. ndasuhuza inshuti yanjye inshuti yawe nde? Igena ukwayo. Igena ukwayo Joie Jean de la Croix. Turagusuhuje nawe. Turasuhuza na Celestin Sebuhoro Seneta. Turakwishimiye kukubona. Ndi kumwe n'umwana wanjye muri batisima. Abana banyu bo muri batisima ariko mujye mubakurikira. Umwana wanjye muri batisima yitwa Melissa yaje kunsura. Ariko ntibimubuza nyine gukomeza gukurikira amasomo, kwiga n'ibindi byose. Madiba Karimu, Karangwa Nadia, mugume ariyengeye kubacira umugani uryoshye, hari n'ibisakuzo, hari n'imigani migufi. Ubwo turaza gukomeza, ariko hari abandi bantu barije gusuhuza inshuti zawe. ndasuhuza inshuti yanjye Neri. Yego. ndasuhuza inshuti yanjye Sonia. ndanasuhuza inshuti yanjye Shekina. Murumva amazina agezweho: Kelia, Melissa, Shekina, Maria Nyensi, Domina, Budensiana. Ndabasuhuje. Maria Tereza, amazina y'abakecuru. Prukeria, ngo Prukeria cyo twari turayitwa Prukeria. Kuvuga ko Prukeria izina ry'abakecuru, ariko ndasuhuza inshuti yanjye yitwa Prukeria. Mwese. Ngo ducane igikongi twagicanye ntubibona se? Umuriro usigaye ugira gutyuka. Ariko bita ducane igikongi nkuko bivuze. Reka no mbacira umugani, sibyo? Wari abandi tuzo kwasuhuza tugeze hagati, sibyo? Harabaye ntihakabe, habaye inka n'ingoma, hapfuye impyisi mahuma, hasigaye inka n'abana. Mbacira umugani w'umurandaranda, nimuwurinda mukawurandura muzaramba nkawo. Nibyo nabazaniye umujyambere. Njya kubacira umugani ndihuta, n'umugani migufi. Amarero ndabizi ko mukunda ibisakuzo, ndabizi mukunda imigani migufi. Ubwo ese Bakame iri he uyu munsi? Bakame ariko ndumva iri hafi da. Niza kubigomba kurimo gucaracara hano hafi. Umva Bakame irasetsa ikunda ibiganiro nk'ifuku. Ubwo muraza kumva ijaro sinza kuba yavuye guhiga ibyo bijya guhiga, ikunda ibiganiro cyane. Ndabacira rero umugani w'umugore, ingona n'akanyoni. Urahuza umugani Mayemeri? Ntabwo uzi? Tega amatwi. N'abana muri kumwe, n'abana bari hafi. Turi n'agapupe, kadushyira hano n'agapupe. N'ubu gafasha hano. Abana nabo turabereka agapupe. Abana bakunda utuntu tw'udupupe cyane. Kera habayeho umugore. Urumva? Umugore ashaka umugabo wamukundaga cyane. Umugabo yaramukundaga cyane. Noneho kubera kumukunda cyane, uwo mugabo akanamufuhira. Hagati aho ngaho nyine mwibagiwe guteza imbere imvi. Imvi zanjye ziravunika noneho neza. Karekezi Alisa wiriwe neza. Twatangiye guca umugani. Niho tukiwutangira ariko. Nuko umugabo agafuhira umugore we cyane, yaramufuhiraga cyane, yari umugore mwiza, umugabo amukunda byahebuje. Nuko noneho reka bakurikire, yego rwose mukurikire. Noneho umugabo yaramukundaga cyane birenze. Nyine umugore mwiza, ari mu mico, ari mu myifatire, ari n'uburanga ku mubiri, yari mwiza pe. Noneho uwo mugore, kubera umugabo yamufuhiraga cyane, ubwo abagabo bafuha namwe hari icyo umuntu agomba kubabwira. Umugabo ntashake ko umugore ngo ajya gusura iwabo. Noneho umugore akajya mwinginga, se wambabariye nkajya gusura iwacu, ese wambabariye nkajya gusura iwacu. Umugabo akajya yanga yuko umudamu ajya gusura iwabo. Ngo nagenda ngo mu nzira abantu baramubona, ngo nagenda ngo ntabwo ari byo, ngo nagume mu rugo, ngo nateke, narera abana, bya mirimo yose nyine abagore dukora mu rugo. Umugore aringinga, imyaka irashira, 1, 2, 3, 4, 5, imyaka iragenda, imyaka irashira iba myinshi cyane. Umugore ahora yinginga, iragenda igera ku myaka 10. Wowe wabishobora imyaka 10 utagera iwanyu?
nuko noneho rero umugabo akomeza kwinangira umutima. Noneho hamaze iminsi umugore nyine yitwara neza, rwose aramuguyaguye, aramwinginga ati rwose mugabo mwiza, mugabo nkunda, wambabane ukavuye ko nkumbuye iwacu nkagira nkajya gusura iwacu. Nuko dore ibyo ngibyo abantu baba reka nkomeze nicira umugari. Nuko urakoze Sultan. Nuko noneho rero bigeze aho ngaho, nyuma yo kumuguyaguya umugabo aza kwemera, aremera, aragenda ahegera umugore we aramubwira, ariko amushyiraho ikintu kimeze nk'amananiza. Aramubwira ati ntacyo, nemeye kujya gusura iwanyu, ariko nubwo ugiye kujya gusura iwanyu ugende nimugoroba, ugende nijoro. Urumva Mary? Atugende nijoro. Umugore araremera, nyine ubwo hari ryari nka 12:00 bwije. Nuko umugore avuga ati atekagire vuba vuba. Umugore afata ibintu arazinga, aragenda ajya iwabo, ariko ashaka kugira ngo umugabo nyine atavaho yisubira, kubera ko yari amaze igihe nyine amwinginga ngo amureke ajye gusura iwabo. Urumva? Noneho umugore afata inzira, hari n'umugore, ariko ahantu bari batuye hari umugezi wamutandukanyaga iwe n'iwabo. Hari n'agasozi, ariko ari ahantu nyine habatandukanya iwe n'iwabo. Nuko aragenda, ariko iriya bakame hari bakame iri hariya hirya, igire vuba ize maze ize mu nkuru izikurikire. Nuko noneho rero kubera ko hari nijoro, afatira nyine aragenda ajya anyura mu ishyamba, agenda ahantu hatandukanye, agera ahantu nyine hari umugezi. Uwo mugezi ukaba waratandukanyaga iwe n'iwabo. Muri uwo mugezi hakaba hari ingona. Tekereza, noneho ingona imubonye ibirasakiwe, iribaza ati uyu muntu utinyutse kuza ahangaha, n'abahigi batabatinya, n'abantu b'abagabo, ugiye kuresanga n'umugore. Umugore ngira bakame irike gucaracara, ize ndabizi ko kundi migani, ngira ngo ize hafi. Nuko noneho rero, ariko umwana araje, ni muhumure araje, gira vuba vuba ibwira iyo bakame ireke gucaracara aho ngaho, maze ize yumve, itega amatwi uyu mugani. Uzi yizanye. Nuko ubwo nyine muri aya manane umugore aragenda nijoro, aragenda, ageze nyine kuri uwo mugezi, iyo ngona yibaza ukuntu umuntu w'umugore atinyutse kuza nijoro agashaka kunyura muri uwo mugezi, kandi n'abagabo n'abajya abantu bose batarashatse, bagiraga nyine ubwoba bwo kugira ngo bashobore kwambuka kuri uwo mugezi. Ingwino wicara ahangaha, ukomeza wiyicarira. Nuko maze tugeze nyine aho nyine wa mugabo yarimo kwibaza, ya ngona yibazaga ukuntu uriya mudamu atinyutse kuza nijoro kugira ngo yamugire, ubwo yari amaze kuba nka 9:00 bwije nyine. Ariko umugore kubera ko ashaka kujya iwabo, aragenda nyine, arakomeza aragenda. Noneho ingona noneho iravuga, si koko ibi bintu ni ibiki? Ntabwo tubyumva, ntabwo nshobora kumva ukuntu uyu mudamu atinyutse kuza ahangaha. Ubwo rero ingona iragenda nyine, igira ku ruhande, ikagira ukuntu umugore agiye akuramo, mbese akuramo nk'umwitero kugira ngo awuzinge, kugira ngo abone ukuntu yinjira mu mazi. Igeza ngo ingona iramwegera, iramubaza ati ariko se wa mubyeyi we, bishoboka bite? Ingona ntabwo yahise imurya, iramubaza se wa mubyeyi we, bishoboka bite ko utinyutse kuza hano nijoro, niki cyabaye? Umugore arabwira ati rwose nuko nagize amahirwe ko umugabo wanjye anyemereye kuza kujya iwacu, none niyo mpamvu mfashe inzira nkabanje kugira ngo nambuke. Ese ahangaho uyobewe ko ngewe ngona njya ry'abantu? Urumva? Maze rero ngona, maze umudamu aravuga ngo ngo ndabizi, none se kuki utinyutse kuza hano? Umugore aravuga ati nyine kubera ukumbuzi ifite iwacu, rwose ngona rwose umbabariye wandeka rwose nkambuka, maze rero nkajya kureba iwacu. Nabwira ati byose birakunda ko ushobora gutinyuka ati rwose ngona ndabizi, reba ariko n'umwanya wo kugira ngo bajye impaka. Ingona uriya mudamu bajye impaka kuri icyo kintu, ingona yagomye kuba yamuriye kare. Nuko noneho
aravuga ati rwose wa mudamu we ibyo ntabwo ari byo kuba watinyutse kuzira ijoro se rwose urwo rukumbuzi nibushye ku buryo kuba uzi yuko njyewe ngona mpari ugatinyuka ati rwose ahubwo nuko nkuko bihagaze nuko ubwo rero ingona ifata wa mudamu imushyira ku mugongo ntiyamurya imushyira ku mugongo iramujyana iramwambutsa iramujyana imugeza ku yindi nkombe y'umugezi hanyuma mudamu arambuka ariko mbere yuko agenda bwira bakame ngo hano wabuze irukanka ihute bakame yaje bakame ikundiza izi nkuru ku buryo buteye ubwoba nuko ubwo ngubwo uriya mudamu mbere yuko yambuka urumva mbere yuko yambuka ingona iramureba nyine iramwitegereza ingona yatangaye cyane iramwitegereza ingona iramwitegereza ireba ingona itangazwa n'ukuntu uriya mudamu adafite ubwoba bakame iba yahageze yarimo gucaracarega nayo yumvaga ati yangona itangazwa n'ukuntu bakame yangona itangazwa n'ukuntu uriya mudamu atagize ubwoba nuko barongera baraganira arabwira wa mudamu ati ingona ibwira wa mudamu ati dore rero nagufashe ndakujyana ngushyira ku mugongo wanjye ndakwambutsa none dore ahantu mugejeje kandi ni wowe wa mbere ibi bintu bikoreye kubera izo mpamvu ntazagire uwo uzabibwira urumva yego urumva miri ati ntazagire umuntu uzabibwira utazanteza abantu wa mudamu arabyumva bishyira ku mutima rwose ashimira ingona arafata inzira aragenda arakomeza aragenda yageze iwabo nko mu gihe cya 2:00 z'ijoro umugabo nyine yari yasigaye iwabo noneho abantu bamubonye bose barikanga baravuga bishoboka bite ko none se uciye bishoboka bite kugeze hano umudamu arababwira ati rwose ati naje ati nambutse umugezi wambutse umugezi undi ati nambutse umugezi none se ntabwo wabonye ingona undi ati nyine ati nayibonye ati oya ntabwo yabonye kubera ko yumvise hari kuri wa muhanano atari ko ati njyewe mfite imbaraga nambutse nta kibazo nagize bishoboka bite nuko nkuko byagenze nta cyanyamuje niye niyambukije ababyara be bakuru be barumuna be bose bakajya bamubaza se byagenze bite kugira ngo wambuke umugore ari musasa we ari mbese umuryango wose baramwinginga kubera ko yari kuri wa muhanano w'ingona bamubwiye ngo ntazabivuge yego ariko ubwo muri uko kumuhana hari akanyoni kari kumvise inkuru yuko byagenze uko ingona yamubwiye ngo iki ntazabivuge yari yamubwiye ngo ntazavuge ko ari ingona yamwambukije abantu bose amara ibyumweru 2 rero umugabo yamuhaye nyine uruhushya rw'igihe kirekire bakamwinginga bose ngo tubwire ariko kwa tubabare ukatubwira shwi umugore aguma kuri wa muhanano w'ingona nuko rero kahazaze umuntu muri nk'ababa ni mbese bazusuhuza nk'abana biga nk'umwana wiganye umwaka wa mbere tubwire nk'izina ry'umwana wiganye umwaka wa mbere izina umwaka wa mbere ntabara mwiganye bibuka mu mwaka wa mbere mu wa mbere utangira uvuye muri materinere inshuti zawe izina ry'inshuti yawe bandi wahoze usuhuza izina ry'umuntu muri P6 nyine mbwira nk'umwe w'izina rye nk'akana k'inshuti yawe kakaza kakakubaza nk'ikintu wumva k'izina tubwira izina nka Shekina akana k'inshuti ye rero ko mudamu biganye nk'uko Melissa afite umwana biganye mbese nka Shekina mbese araza aramwinginga ati Melissa wambabariye ukambwira ikintu cyakwambukije ariko rero ubwo uwo mudamu yari yaje kubwira abantu bose noneho umwana biganye wari mutoya nyine wari umwana wari biganye mbese bakuranye nk'uko Shekina akurana na Melissa
aramubwira ati rwose ngiye kukubwira ibanga ariko ntuzabivuge udatega amatwi atega amatwi aramubwira ati rero kuri uko byagenze tubana araje ari nijoro umugabo wanjye yari yarambujije kugenda ati noneho rero nyuma umugabo aza kunyemerera noneho ngeze ku mugezi mpahura n'ingona niyo yanyambukije ubu akaba ari kakanyamanza ubundi kabikurikiranye bwa mbere kabikurikiranaga wa mudamu karabyumva abagize ati ubwo agize ati amenya ibanga aba amennye ibanga arabivuze akanyoni rero kaba karishima ati uriya mugore ntabwo azi kubika ibanga ntabwo agira gutya gutya nyine birasakuza mu mibwiye nyoni yagiye kubibwira abazi nyoni kuko byari bimenyekanye ati kandi dore ingona yabwiye uriya mudamu ngo ntazabivuge none ya mudamu yabivuze none azabona ukuntu bizagera ibyumweru 2-3 birashira ariko wa mudamu agira atya ashatse gusubira iwabo ngo yagomba kunyura hemeri ntabwo ariko ushaka kuhanyura kuri wa mugezi murabyuko byari bimeze ubwo yangona yari kiri hehe muri wa mugezi yego ubwo rero ingona iracyahari wa mudamu agomba gutaha inyoni yagize ite yarabyumvise makuru yose yafite bya bintu birakomeye umuriro uratse ubwo rero ya nyoni kubera ko yamugendagaho ya nyoni yamugendaga intambwe ateye akaba ari kumwe intambwe ateye akaba ari kumwe intambwe ateye akaba ari kumwe na reka rero agere kuri wa mugezi agomba kwambuka mu gihe cyo kwambuka rero mutega amatwi ukuntu byagenze mu gihe cyo kwambuka inyoni iragiye murabizi iruhande rw'umugezi haba hari ibiti igihe gihagaze kuri bya biti yego itegereje nyine ko kureba yuko ingona yambutsa wa mugore iraje inyoni yaje nyine n'ubushanitsi bwinshi ntangiye rega kubivuga inyoni yaje yahagaze ku ishami ry'igiti irareba ukuntu ingona igiye kongera kwambutsa wa mugore mbese yaje nkije gutanga amakuru ashyushye ese ko yamubwiye ngo ntazabivuge akaba yarabivuze tuze kureba yuko ingona ibimenya tuze kureba yuko imwambutse nimara kubimenya amakuru ya ukuntu biri buze kugenda hari abantu rero buriya baba bari banyiramushyushya cyane mu buzima ubwo rero umudamu atangiye kwitegura ubwo nyine mu gadamu bari bamupfunyikiye bamuhaye ibitoki n'umuntu uvuye iwabo ibitonore ibigori amashaza ibintu byose arabituye mu gihe arimo kubitura inyoni irangwa hejuru irimo itegereje ubwo rero inyoni ibonye wa mudamu agiye kujya ku mugongo w'ingona ivuza induru ingona ubwo ibirika nyine nayo irikanga kubera kiriya nyoni irimo kuvuza induru we ngona ngo reka kuguhe kuri ya mudamu ngo ya masezerano mwari mwagiranye ngo umudamu yarayishe ngo bya bindi wari wambwiye kutavuga ngo nabyo ngo yarabivuze ngo ya masezerano ngo yavuze ko ngo ari wowe wamwambukije ngaho urabukura ibintu bikomeye ngo byose yarabivuze ngo yishe amasezerano mwagiranye ingona rero avuga ngo uvuze ngo iki ngo ya masezerano mwari mwagiranye ngo ntiyayubahirije dore yabigize ubwo bayohereza ngo ntabwo yayubahirije ngo yarabivuze uzi ingona ukuntu yabigenje ingona yabwiye ya nyoni irayibwira ngo mwigire ubwoba nimugire ubwoba kandi dukurikirane tukumva ibyakurikiye ngo wanyoniwe ngo ibyo bintu ngo subiramo gatatu irongera bivuga urabona wambwiye amasezerano yuko wambwiye mwakoranye amasezerano ko atazabivuga none yaragiye ahantu hose yarabivuze ubwo nyine wa mukobwa nyine wa wundi ngaho n'inshuti yawe witwa Shekina ngo nyine yaragiye nyine ntabwo navuga ko Shekina nyine yaragiye nyine abibwira ababyara be barabibwira akimuzi ukuntu yambutse ko byagenze mu mudugudu hose biramenyekana yuko ari ingona yamwambukije yuko ari ingona yego yuko ari ingona yamwambukije biba birakomeye ku mudugudu aho ngaho nyine noneho rero ingona ukuntu yabigenje yabwiye ya nyoni ngo ngwino hano hafi
ahubwo aho ubu misenekereza ukunda uwo mugore yese yumva ameze inyoni imaze gutanga ayo makuru ubwo nyine agize ubwoba ntabwo ati hagiye kuri mpamvu ndabona hano n'abandi mu mudugudu nabo bafite ubwoba ngo ngwino hano hafi ngo ngwino bimbwire aho kuzuguna yibwira ntabwo yabwiye ngo yize ku matwi yaraje ngo ngwino uhagarara hano ku munwa wanjye hano umunwa w'ingono ukuntu umeze gutya ngo ngwino uhagarara hano ku munwa wanjye ngo maze ubivuge maze mbyumve bari ubivugira maze abari ubivugira yo inyoni iraza ihagarara nani ku menyo y'ingona ihagarara hano ihagarara hanga ku menyo y'ingona itangiye kuvuga iravuga urabona wa mudamu uriya mwajyanye amasezerano pya itifata ihita iyifata yahise iyifata icyo yakoze n'iki ngo yaruhukiye mu nda y'ingona yaruhukiye mu nda y'ingona hanyuma ingona ifata umudamu imushyira ku mugongo na bya bishyimbo na bya biseke na ya mata imushyira ku mugongo imwambutsa wa mugezi agera ku irembo agera ku yindi nkombe aragenda agera mu rugo ageze ku irembo asanga umugabo waramutegereje nuko barishima bamerana neza sijye wahera hahera inyoni urakoze cyane yaragize ubwoba sijye wahera hahera inyoni ngaho iherezo ry'uyu mugani w'umugore w'ingona n'inyoni ngayo nguko ukuntu byarangiye uyu mugani w'uyu mugoroba nari nateganyije kuba mwari mwagize ubwoba nanjye nabugize nibajije ukuntu mwari mwagize ubwoba birangiye inyoni kubera amagambo menshi igize gutya pyo ingona irayifata irayirya iruhukira hehe iruhukira mu nda y'ingona ngayo nguko noneho barasutse ngayo nguko iruhukiye mu nda y'ingona reka rero mbahe akaririmbo hanyuma mwe mutekereza mwe mumbwira icyo mwize muri uyu mugani w'uyu munsi izuba rirarenze urayizi Clemence Nga Daniel Gatare namwe mwese abisengereza mwese ndabasuhuje kumwe na Melissa twacanye urumuri rwiza cyane turimo guca umugani umugani amatiyo gushyiraho ibisakuzo dushyireho n'iki n'imigani ibisakuzo n'imigani migufi Barimo mwaneze ko mu bitekerezo ko mwabyumvise basuhuza abana n'iyo pupe yawe ngo niyo pupe yawe Meri ipupe se ibipupera ibikinisho by'ibipupe wacu ziratashye abiriwiyo bari nyakura abimuhira barihanagura icyuya mu gahanga dore umusuraje umusurajize twabasuje ba Clemence n'abandi mwese mwagiye muza mutubwire ibitekerezo bamuhire Afsa w'Imana Nzabandora Aime mwese bakarangwa Nadia bamusafiri mwese mutubwire icyo Nizeyimana Elias mwese ba Israel mwese ikirere cy'iwanyu bimeze bite natwe tumeze neza turarwanya coronavirus turakaraba kenshi gafata ingamba zose zo kurwanya COVID-19
ibitotsi ni byinshi. Karekezi twirinde. Karekezi Alice icyo yizemo ni ukuvuga ngo twirinde kumena ibanga. None se iriya nyoni yo murayivuga wiki? Iriya nyoni bayicira umugani. Urayicira umugani mugufi? Azakoza kwicira umugani. Urabana impeta y'umubano n'ibanga rya gihanga. Mukecuru Agnesi ari umutwa Musafiri Jean Claude Nyaserereza hamwe na Jean de la Croix. Ntabwo ari igeni kwa yariko uravuga ngo niba nashyizamo igitambaro avuga ko kina ubwizanye kugina byinshi ariko ziba zihari. Abakecuru rega twe ducimiga twa dufite ibintu byinshi byo kubabwira. Mawa munda ibimbuza n'ibyinshi katoja tubasakuza kuza wowe umanuke dore ukwezi kuraka muze baganirire uragenda wishimye nanjye kandi ubwanjye ndabashiza agahinda. Ngaho rero umuntu mwumvisemo muri uyu mugani krema twaciye umugani mwiza ndizera ko wari uri hafi. Ninde utangira? Ni Bakame, ni Melissa, ni iki mwumvisemo? Alice we yatubwiye ngo twirinde kumena ibanga, nicyo yumvisemo. Ngaho mu buri wese muri icyo yumvisemo. Ko muri bahamara twinjira mu migani migufi. Uramacira umugani mugufi? Chantal Bakame arabacira umugani. Amameri wowe nicyo yumvisemo muri uyu mugani. Muri uyu mugani muremure naciye. Umugani waciye numvishijemo ko niyo waba uri inyamaswa mbi irya abantu hari imbere muri wowe ufite umutima ukunda abantu. Mwohereza imitima umwana wanjye, mwohereza imitima muri wowe. Hari igihe abantu baba bashobora kuba bakuzi yuko uri umugome ariko muri wowe ukaba ufite umutima ukunda abantu bagahora bagucira urubanza ngo uri umuntu mubi, ngo uri umugome, uri iki ariko muri wowe ukaba buriya nta muntu ubura ikintu cyiza muri we. Sibyo kuvuga nta muntu ubura ikintu cyiza muri wowe. Ukuri umwana wanjye mwimwohereza ibitima murakoretera mwese mwo kumwohereza imitima ati nubwo ari we nawe nabivuga neza nkawe nkuko abivuze. Ngeri bisubira Pauline Kwame, bonsoir, merci beaucoup d'être là. À tout à l'heure, on reste en contact. Pauline Kwame, elle est à Abidjan. Merci beaucoup d'être là, ma chérie. Merci beaucoup. Kabisubiremo neza, arabivuga neza we biza biragiye. Bingeze ku mutima, ongera bisubiremo. Neza. Mwakwa ko nubivuze. Niyo waba uri umuntu cyangwa inyamaswa mbi bakabana bakubona uri umuntu mbi imbere muri wowe mu mutima wawe ufite umutima ukunda abantu. Ushobora kuba ufite mbese nta muntu ubura ikintu cyiza ata. Murabona iriya ngona nicyo kintu ingona itwigisha. Iriya ngona yatwigishije ikintu cy'uko ifite umutima mwe kandi noneho ikindi kirenzeho ntabwo yumva amabwire. Iriya ngona ntabwo yumvise amabwire y'iriya nyoni. Iriya nyoni ifite utugambo twinshi. Buriya rero mu buzima hari igihe ushobora kugira umuntu akagenda akirirwa kugendaho. Ubwo nyine urabona ko biranakomeje bigenze. Ukagira umuntu ukugendaho rimwe na rimwe mu buzima. Mu buzima akukoze koza akabakuriho. Akakoze ko umuntu akakugendaho kandi bitari ngo ukagira ngo nabantu bamugushinze. Sibyo? Ukagira ngo nabantu bamugushinze igihe cyose ariko uko umwana bivuze hari igihe mu buzima abantu bagucira mbese bakagucira urubanza iki ukabigicibwa niko nabyita ariko muri wowe ufite ikintu hirango n'abantu bose bari baracira nta ucira kari urutega niko bishyirwa rwawe ariko biza kurangira ifite umudamu ariko rero igitangaje ni umudamu ko yaje nawe ntabwo bafite nuko naje nabwo afite wagira ngo afite ikindi kintu yizeye ku ruhande araza abwira ingona ngo nyambutsa Jewe nagize ubwoba ndavuga ni kuba kundi inyoni yari imaze kuvuga amakuru yose. Ya kugabanya. No, comment ça la faut quand on dit là?
ubwoba nagize ni handi nyoni nimaze kubwira ingona uko uriya mudamu yabivuze ndavuga nti Mana yanjye we uriya mudamu ameze ate nahise ntekereza ubwoba yaba afite ukuntu bwanganaga nahise mvuga ni buriya ntiyatekereje ko noneho ingona igiye guhita nayo nyine imunja bikarangira kandi ako kari akanyoni gafite amagambo menshi mu buzima abantu bagira amagambo menshi akagira amagambo menshi akajya hashyashyariza akajya kuvuga n'ibyo batamubajije goko niba mu bisengero ndizira ko mu bisengero z'abanye nta bantu bameze gutyo niba kandi hari n'abarimo kudukurikira bameze batyo bazireke biryo gushyashyariza abandi ukajya kuvuga amagambo batagutumye ugashaka kumenya umuntu kurusha uko abandi bamuzi ugashaka kandi no guhora ushaka hari abantu buriya babaho bashaka kwangisha abantu abandi kubera iki kubera amashyari buriya nk'iriya kanyamaswa kari akanyoni ushobora kuba karagize ishyari y'uko inyoni kubera ko yakagize ishyari y'uko ingona yagize neza hari niyo mpamvu ushobora kuba ufite hari umugani akenshi ukunda kuvuga muri Bibiliya ariko wenda ntabwo yinjira muri Bibiliya ukaba ufite ikintu ukafata bakama agafatikira akagiha Melissa njyewe amafaranga tujye kubona kumuhaye amafaranga sa yanjye tubere umuhaye igitenge si icyanjye wenda umuhaye ikanzu si yanjye ariko kubera ko yifashe ukamugirira neza ukagira icyo umuha umuntu akaba yagenda akagira ishyari abanyeshyari rero rwose turabagira inama yo kubireka kuko ingona niba yagiriye neza uriya mudamu ikamwambutsa iya nyoni yashakaga urabona ngo kandi akaba ashakisha ikintu kibi cyo gushaka kugira ngo agende ajye kwishyashyariza yuko gushyashyariza mudamu ntumwambutse ibyo yagukoreye yarabivuze ntabwo ari byo abanyeshyari rwose abanyeshyari mu bireke n'abajya kuvuga ibintu abantu batabatumye haba hari abantu baba bashinzwe gukurikira ibintu ntabwo ari byiza don't judge a book but by its cover. Yes, thank you sister, thank you Karekezi Alice ati don't judge a book by its cover. Ntukajye ucira urubanza ukurikije uko ureba ibintu inyuma. Buriya buri wese aba afite ikintu imbere cyiza ahubwo tugerageza kuba kureba umuntu ibyiza akora reka buri wese agira n'intege nkeya ukareba ibyiza umuntu akora aho kugira ngo urebe ibibi akora kandi noneho umuntu agize ikibazo ntabwo turi abatagatifu Melissa niba agize ikibazo nkanamugira mwana wanjye ariko we nyine we nsanzwe nanabikora mwana wanjye kwiga mwana wanjye kugira gutya na gutya ibindi byose nyine ibyo tuzeranyeho nyine ngenda Melissa ajye tugira umuntu akaba wamugira inama kandi wenda siko ari umwana gusa n'umwana wera gashobora kugira inama umuntu mukuru yego birashoboka nabyo birashoboka ngo umugani rero twaciye Melissa kiri yavuze gikomeye ati ntakuranye ukuri yabivuze ngewe bira byandenze namwemeye cyane bakamena bati ngewe icyo nyine nacira kara kanyoni umugani uvuga ngo nyirakirimi kibi yatanze umurozi gupfa bishatse kuvuga ngo urumva umugani ukomeye bishatse kuvuga ngo kariya kanyoni kari kazi kuri uriya mudamu irangona ishobora kuba yamurya baguhaye ibikumu igira umunwa munini igize umunwa munini munini ubwaye na muremure ingona imurusha ubwenge iramubwira ngo ngwino ubivugire hano ku munwa wanjye ibura ubwenge nayo irangije biragiye nyine ingona ati nakuriye biramurira murumize ariko rero ukuntu urebe n'umuntu rero buryo umuntu ugira nabi ukuntu aba nta bwenge afite munyihangane gato suza umuntu uje uri ari hehe mana ari mu gihugu kiki nashaka kuvuga hano ariko ari hanze kure Monsieur Dumbiadama bonsoir merci beaucoup pour votre commentaire il dit magnifique j'espère que vous comprenez actuellement le Kinyarwanda. Et ça coïncide, exactement ton commentaire coïncide avec le compte que nous avons présenté ce soir. Merci beaucoup, c'est gentil de ta part. Et bonne mission aussi. Elizinde Shafi, urakoze cyane. Elizinde kimwe mu byo ukunda no kubiri kumwe n'abana. N'ababyeyi nabo bagiye bakunda kuzana n'abana. Urakoze cyane Elizinde, urakoze wasubize kandi abana ubuti twaba pepera abana mu berekere n'ukwavu. Twaba Elizi, suriza abana. Kabasuhuje mureka tete wiriwe neza mwese turabasuje hari umugani bakame iciriye
iriya kari nyoni akanyoni avuga ngo nyirakirimi kibi yatanze umurozi gupfa kandi nko uretse n'ibyo yose n'ikirimi kibi ruriya iriya bakame yagiye gushyira ujya kuvuga aya magambo dore yaragiye inyoni ntabwo ari bakame yabivuze bakame hano yari impitanye inyoni ntabwo ari bakame yabivuze bakame yanze kugira amafuti menshi aragira amafuti menshi akagira mu bwenge bwinshi ariko ikagira mu bwenge bwinshi iriya nyoni yagize ariko yaza ko ari bakame ntabwo yarabigenje kuri avuze ko ari byo yaza ko ari bakame ntabwo yarabigenje iba yaratekereje ko bati kubera iki irangona iri kumbwira ngo ninze magare ku munwa wayo ubu nase ku munwa ku menyo niho bumviye niho bategera amatwi ariko ku mugabo iriya nyoni nayo gusa ubwenge niyo mpamvu rero iyo umuntu akora ibintu bibi nari ntangiye kuvuga iyo umuntu akora ibintu bibi atana ubwenge atana gutekereza ingona yayibwiye ngo ngwino ube hafi ngwino ubivugire ku rurimi rwanjye kuyitabire ngwino ujye ku matwi yanjye noneho ingona ukuntu yayisubirishagamo iriya nyoni ukagira ngo ingona ntiyumvishe ibyo inyoni iri kuyibwira ati ngwino ubivugire hafi yanjye ngwino hafi yanjye ni ikibazo tutangire rero tuvuye ku mugani waciriye iriya nyoni ndagira ngo mbwira abarimo kudukurikira ndagiye kubabwira imigani ibiri migufi yo kuzuza ibisakuzo bibiri ntabwo ari isakuzo umugani wa mbere uravuga ngo ubusanzwe ngo ubwira uwumva agira ati mwuzuze natwe twuzuze muretse kuzuza twabe turebe ubwira uwumva utudomo tantantata ubwira uwumva tantantata aha ubwira uwumva tantantata ngaho nimwuzuze ubwira uwumva agira ati cyangwa ntagira ati ubwira uwumva bigenda bite kanishyiremo mukamabano sibyo yayiwe mukamabana yiwe ubwira uwumva bigenda bite Damiya twaciye umugani uryoshye ubu nyine wihombeye nta kundi aze gukurikira ikiganiro twaciye umugani ayiwe Clemence yavuze mu kimeri soma ibyo yavuze ubwiye tumva ntavunika ugira iki ubwiye wumva ubwira uwumva ntavunika urababaye cyane ibyo twaciye umugani w'ingona n'umugore n'akanyoni byari bikomeye cyane abantu bagira amagambo menshi twabamaganye abantu bagira amagambo menshi rwose twabamaganye ahangaha ubwira uwumva ntavunika urakoze cyane Clemence urakoze cyane undi mugani twaca kuri ya mudamu yavuye akajya gusura iwabo nayo nyitangiye indirimbo ifuni ibagara ubucuti ni iki tantantanta ifuni ibagara ubucuti gutekereza iwe urabizi wowe uzi amarabo sitara iwe kamabano ifuni ibagara ubucuti pampapapa mabano nyabusamuka mabana iwe shengemuka somo reka twumve ifuni ibagara ubucuti ni ikimeri n'akarenge ifuni ibagara ubucuti ni akarenge rero tujye tuyitera n'intambwe wenda tunasobanure atari kuzuza gusa ifuni ibagara ubucuti bakangaho usobanura icyo bishaka kuvuga wowe uzi icyo bivuga ngaho usobanura reka bakabimusobanurira njyewe uko mbyumva n'uko mbizi iyo bavuze ngo ifuni ibagara ubucuti ni akarenge mba numva ko bishatse kuvuga ngo niba umuntu agusuye n'ejo azagaruke n'ejo ubundi azagaruke nibwo ubucuti burushaho kwiyongera ntabwo ari ngombwa ngo umuntu agende ngo agumeyo ye kuzongera kwibuka abo yasize inyuma ngo agaruke kujya kubareba rero ifuni ubundi ifuni irahinga ifuni irahinga
noneho kubagara urumva ko ubagara ibintu biba byarameze warabanje guhinga warabanje guhinga Yego. bikamera bigakura ako karenge rero ako karenge gahora ifuni ibagara ubucuti nakare kuko iyo utabagariye buriya bucuti ibindi biragiye bya byatsi hari ibyatsi bikura birakura bigatwikira ibyo bishyimbo umvise umukobwa mwiza ifuni ibagara ubucuti nakarenge ni ukuvuga ngo ugomba guhora nyine ubagarira ntazagire ibintu hari ibinaniza by'isi akuze guhora usura umuntu buri gihe ntagusure wowe buri gihe dore Melissa aransura nanjye nkamusura Melissa aransura nanjye nkamusura nanjye akansura ifu ntabwo ari ubucuti ariko wowe ni ububyeyi ariko kugira ngo tujye kugera aho ababyeyi be nanjye tubyarana abana muri batisemu nuko habayeho ubwo bucuti sibyo bwabaye habayeho ubwo bucuti bakansura nkabasura wenda hashobora kuba harabaye abandi twabaye inshuti ariko kubera ifuni ibagara ubucuti itabaye akarenge buri wese akajya hano undi akajya kubera impamvu zitandukanye z'ubuzima ifuni ibagara ubucuti rero ni akarenge umuntu akagusure wenyine wagenda gusura guhora iwawe cyangwa wowe uhora iwe atagusura umwe wa mugani sigamiga twavuze ngo guseta akarenge ugaseta akarenge akami ka muntu n'umutima urabyibuka muri yansigamira akami ka muntu twabonye ko ubwo useta akarenge ahantu akebo kajya wamugarura mugarura yego urakoze cyane boso Kristo ibyiringiro uragarutse hano naho tugira buriya tugira n'umuco tugira imigani n'ibisakuzo ngibyo tugize iyo migani ibiri ifuni ibagara ubucuti nakarenge hanyuma wa wundi twavuze wa mugani mugufi wundi twavuze n'ubuhe wa wundi wavuze ngo wa wundi waciriye we naciriye kakanyoni uravuga ngo nyirakirimi kibi yatanze umurozi gupfa hanyuma hari undi mugani hari n'undi twari twavuze ngo uvuga ngo iki kandi wibuke neza ndebe ko mwabufashe twe twavuze uvuga ngo ubwira uwumva ntavunika ubwira uwumva ntavunika icyo ushaka kuvuga ni iki iyo umuntu atega amatwi ugatega amatwi ni nka wa wundi usa nk'uwenda kuvuguruza uvuga ngo ucirinjije amarenga amara ibinonko ni ubusanyije nawe ubwira uwumva ntavunika ubwira umuntu utega amatwi ntabwo avunika ntabwo uhora usobanura ariko ubwira uwumva ntavunika reka njye muri sako iyo migani itatu irahagije y'umugoroba hanyuma rero tuze kureka abantu bagiye kuruhuka sako soma sakwe soma ninde kazitunga iyo ndirimbo mwarayumvise sakwe sakwe musubize se ako se batarimo kunsubiza kananye mbe nigendeye none iyo ngutekereje iwe musubize sakwe aho ngo ko mudasubiza sakwe navuga yego byiri abari wowe ugisubizo kandi ubushara hamwe ntabwo byiri ndabyibuka yagiye tuvuga mu diaspora hamwe ngo nimvuge mu gifaransa ariko byiringiro none uzi n'ibisakuzo ariko barasobanura ashaka ko ngo mbiva mu gifaransa ariko nashaka kuvugira mu kinyarwanda sakwe soma abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe sakwe byiringiro na Clemence Nsenga abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe niki mabana yiwe bisimuka mabano abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe niki yenge mukamabano sakwe abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe
ngicyo ngo ngicyo yeee yamusamuka banayiwehe cenge mukama ntihagira undi umbwira ngo ngicyo maze tugitangiye maze igisubizo tugitangiye sakwe sakwe abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe mukimuhe masenge ubwo cyabona n'iki masenge mukimuhe n'imvize imvi zanjye ariko marazi dore ngiza ariko zirimo kugenda siza sakwe sakwe mwabibonye imvi zanjye zaje hari abajya bashaka kumpakanya ku mvi zanjye nziza cyangwa se bitanayiwehe imvi zanjye sakwe sakwe nta kundi shangazi ndahuze yego urazi rwose urakoze cyane wakoze kuza Damiya uri imfura kandi turagukunda ingofero sakwe sakwe niki cyicaye ku ntebe z'ingofero shaka ibaze mubyemere mwemere imvi zibasubiza zifite n'ubunararibonye rega inararibonye sakwe sakwe Damiya musuhuza abandi bose n'abana kandi tubashimiye uburyo mutuba hafi ibitekerezo inama rwose turabyishimira cyane Noella Nahimana ati ngicyo nako turabakunda ngambwira suza tonton Damiya afite n'abana mwenda kungana abasuhuze reka umwana aguhe message ubwira abana usuhuza abana ubansuriza abana bawe yego urakoze cyane Clemence Senga Damiya ati yego urakoze nawe urakoze cyane Gasana Mutesi ati ni intoki sakwe sakwe abana yego murakoze utusoreze ubutumwa sakwe sakwe suzuriya muntu uje yitwa nde Claude Aime ngaho musuhuza ndagusuhuza tonto Claude ego ko bakaba yabiturikije imigo ngaho musuhuze ndasuhuza pare wanjye Claude yego Gasana nabibonye Gasana Mutesi yavuze ngo ni intoki Gasana nabibonye ko wavuze ko ari intoki ariko ntabwo byuzuye harabura ikindi kintu uzikiri bakoherereje bakame hano ifite umunwa reka bije usanga ndazamuka mu butareba akavuga ko ku matwi Alviandi wiriwe neza Mutesi yavuze ngo ni intoki reka ntange igisubizo mbere ko Damiya agenda mute ntabwo ari intoki ariko birenda kusa sakwe sakwe abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe ariko wakuzuza harabura akantu kamwe gahita byuzuye ariko nibakoherereza imitima ni intoki ku kiganza erekana intoki erekana ikiganza cyawe intoki z'ikiganza rero akaganja keje ku mwana wanjye pucu apucuri yizamura ureba ikiganza sakwe sakwe soma abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe intoki z'ikiganza murebe kino kiganza intoki ku kiganza nibyo ibyo kwisi mbega umugani ukomeye ni igisakuzo abana b'umwami bicaye ku ntebe imwe ni intoki ku kiganza sakwe sakwe nabonye mukunda ibisakuzo mpamvu nabigaruye sakwe sakwe ariko turageza mu minota ingahe kambaye indi minota 5 sibyo sangahe n'igice tube dusezeranye sakwe sakwe ariko biraterwa nuko namwe musubize vuba sakwe 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 voilà Claude qui répond urakoze cyane darling Agnès merci beaucoup chérie ko merci pour toi kinyarwanda mu mwana namwe mu muhamasi kinyarwanda mwareze imiti muri boss wanjye di qu'est-ce que c'est Clemence zahereza Claude imitima urabona ukuntu asubije neza mu kinyarwanda yega ariga gafata professor urakoze cyane darling Agnès merci sakwe sakwe soma sakwe sakwe soma
noneho ni akasakuzo gato cyane, tuvuyemo umwe twashira. Kuko icyo ndibwira ko mukizi, sakwe tuvuyemo umwe twashira. Aho ni musubize, tuvuyemo umwe twashira. Icyo byo mwese mugomba kuba mubizi. Tuvuyemo umwe twashira ni iki? Muratuma ibisakuzo byanyu biba bikeya. Sakwe tuvuyemo umwe twashira, kandi ifite ibisakuzo byinshi. Nowera uhirwe Nowera uhiriwe. Sakwe uzabitanga igisubizo cyawe turahita twatuma amashyi. Ivyo byiringiro ati ni ishyiga ry'inyuma. Mumwohereza imitima myinshi. Tuvuyemo umwe twashira n'ibyo ni ishyiga ry'inyuma. Ni ishyiga. Niyo ntabwo ari ngombwa kurya niyo njya bigiye iruhande uko waterekaho inkono ikagira. Yagira gute? Yabiranduka inyuma. Yabirenduka. Nimwe mugitetse nimwe mukiriye. Sakwe soma. Ko twagenda ego Clement nawe nibaguhe. Ko twagendanye wambwiye iki? Sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Nabonye mukunda ibisakuzo yewe muri iyi minsi. Nagira ibisakuzo muri iyi minsi cyane no kuwa kane nzazana ibindi bisakuzo. Sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Ko twagendanye wambwiye iki? Sakwe soma. Ko twagendanye wambwiye iki? Mabana yiwe ko twagendanye burya wambwiye iki? Sakwe ko twagendanye buriya wambwiye iki? Igihe cyose twagendanye wambwiye iki? Dingi mukamabana nzigira idakara ngwase California na mukamabana yiwe nzigira idakara cyangwa se California. Sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Niba mwicaranye muri famille ari abantu ndimo kubona muri connecte n'abandi bari mu madirishya mutarimo kusubiza. Musubize sakwe ko mwagendanye mwambwiye iki? Bakahora kizi. Yego. Bakizi bakamanyira kizi mutakivugira kivuga uko bakamigira amagambo ya hafi. Sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Barimo kureba utuvi twagira aho tugeze. Nzagura radio ahantu ndakura cyane. Y'ibihumbi ntabwo ari amashyiga gasa ntabwo ari byo. Marie Louise wiriwe amakuru ndishimye kukubona Louise. Sakwe ngeze mu bisakuzo. Ko twagendanye wambwiye iki? Yawusa mukamabana iwe nenge mukamabano. Sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Nimwuzuze. Sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Cyabananiye igisakuzo. Ninjye babwira muraseka. Sakwe ko mwe twagendanye wambwiye iki? Reka ndekira ngo maze ngisubize. Hanyuma ndabaha akabonisi kamwe kugira ngo oya ntabwo ari amashyiga. Amashyiga ni handi tuvuyemo umwe twapfa. Hanyuma ahangaha ni sakwe ko twagendanye wambwiye iki? Ati ngiye iki? Ngo kwizera Mariya mati turaguhaye ni munyihere. Ko muranshimisha sakwe murakoze rwose ndabona mwaje sakwe twagendanye wambwiye iki? Mariya ko twagendanye wambwiye iki? Mariya Louise ati ni amaguru. Ntabwo ari amaguru. Sakwe kandi muramwese amaze kugenda mushaye murebe ko mwese mwagendanye. Ko twagendanye ahubwo ni ikibabwira baraseka bumirwe. Yamba ndi kugaragara mbaciriye isi rimwe ariko itamubimenye. Bakamenye sakwe ko twagendanye mwambwiye ni
kandi mwese nuko abari ku manywa muraza kubibona ni ariko ndakunda nijoro ndaho sako soma ko twagendanye wambwiye iki ni igicucu cyawe murebe hano inyuma yanjye hako igicucu cyanjye nawe Meri nawe kiraboneka ni igicucu cyawe murebe inyuma buri wese ahagenda buri gihe agenda nido buri ko twagiye nk'iki gicucu cyanjye tuba tugenda ntacyo cyamwishwi umubona muri babiri do urambuje gutya ko twagendanye wambwiye iki ni igicucu cyawe nyiri kuzuba igicucu cyawe urakibona aho uri hose igicucu cyawe kiragukurikira dore nahangaha ameze gutya nuko nashyizeho urumuri ko twagendanye wambwiye iki ni igicucu cyawe ngo ni mumpe amashyire cyangwa mumpe imitima nimunyohereze imitima cyangwa ngo muracyaseka igicucu cyawe amatwi ntabwo ari amatwi ntabwo ari amaguru ni igicucu cyawe ni igicucu cyawe ni igicucu asante mama ndabona mwaje muri benshi reka kabonisi kawe kanandi nongere mbahe ibyenda kumera ibiri ku mubiri wanyu sibyo nze kureba ubu murumva ko nanabahaye n'amasiri imbere yuko bitangira sakwa bose baruhiri bati yo ko twagendanye ejo nimugenda muzaba muri cyangwa se abari muri Amerika cyangwa abari mu Burayi ariko mugatangiye kwira muraza muze kureba cyane hari aho hari izuba muze kugera mujye kureba cyane ejo mu gitondo muzagiye ejo muzantekereza muvuga muti pasenge yaravuze ngo ko twagendanye aho ugiye hose icucukira gukurikira nk'ureba ndimo kugira gutya kikankurikira igicucu cyawe sako mwongeye murebe ku mibiri yanyu kisakuzo kiringiye kuzana mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe hayiwe mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe byageye muzitiye uko tugiye kurara hano mukamabano nayiwe ndamukamabano sako mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe kamabana yiwe shenge mu dore igicucu cyanjye ko twagenda ko marangirana nacyo se kimbwira ntabwo kiye kinanganiriza Desi mukamabano nyabusa mukamabana yiwe shenge mukamabano mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe niki umwana wuhe kwizera Mariyamu mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe n'umwana Mariyamu ntabwo ari umwana reba ku mubiri wawe ufite inka uyiragira kumanga ntitembe nisima wawe ya uyu munsi mwamyishe uyu munsi sako mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe ese ni intoki ese ni inkokora se ese inda ku mari niyo nteze ati ninda ku mutwe oya sako mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe nabibonye sako mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe ni kabiri ni amatwi Wilson bravo Harriet honorable mwiriwe neza murakoze kuza kubana natwe Wilson brave ni amatwi nibyo Yves Christi oya Yves Christi ntabwo ari byo ni amatwi urebe amatwi yanjye aho ari turebe amatwi yawe reba amatwi yanjye kadebe ko yanjye da mfite inka yanjye nyiragira kumanga ntitembe ubuse wasobanura utukuna amatwi ariko matwi yambareho ntatembe
nowe uranyica cyane. Mfite inka yanjye nyiragira ku manga ntitembe, ndebe ku yanjye ku matwi yanjye. Iyi nka yanjye ntabwo igitemba. sakwe mfite inka yanjye nyiragira ku manga ntitembe ni amatwi. wasoza reka mbara ko kujya kuryama. Ndaguteruye sakwe icyo gihe ni gisakuza abantu benshi bazi, niko nibiko nakivuze kenshi. Ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ntabwo ushobora kukibona. Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Urumva amagambo akomeye arimo. Ndaguteruye ndakwesa urahindukira. Ni iki guterura kikakwesa ugahindukira ukakireba. Kandi nzi ko buri wese muri mwebwe byamubayeho. Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ni iki cyaguteruye kikakwesa ugahindukira ukakireba. Jane Bushayije mwiriwe neza, mwe mwese muri kumwe na twese turabasuhuje. Ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ni iki buri wese nzi ko byamubayeho mu bwana cyangwa se ari mukuru. Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ngabane mubazanye ndabizi ko ari n'abarimo gutelefonana ngo icyo kintu bizakuza ni iki cyangwa ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ni iki? Nabajya kuyobera. Umwana nawe yifashe. Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ni iki? Inka igira amata nanjye navuze igifite amagare. Nawe ndaguteruye ndakwesa urahindukira n'inshima hawati nisi. Nawe ati soma ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ni iki? Cyabananiye? kandi maze kujya ukivuga kenshi. Kandi nakivuze kenshi ndaguteruye ndakwesa kuko kirakinda iyo magisubizo cyacyo kirabiransetsa. Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Reba ukuntu muri connect uko mungana, muza kureba video ukuntu mwanganaga, ariko icyo gisakuzo kuko ndabizi hari n'abandi baba bari mu madirishya. Mwere gutya muri connecteur banku hari abari 20 70 ngahe mwari muze kuba ndabizi muraza kuba mwarenze muri benshi, ariko koko ndaguteruye ariko uyu mwana uyu mwana mushaka wikira baramwe ngo numwana ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Ni iki kiguterura kigakwesa ugahindukira kigakuzamura hejuru, ariko hano banabivuga nabi hano muri ibi bisakuzo ngo ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Urumva amagambo akomeye arimo. Iki ni iki guterura kikakutera hejuru kikagukubita hasi. Ni igiki? Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira urandeba. Niki guterura kikagukubita, ni cyo guterura kigakubita hasi warangiza ugahindukira ukakireba. Kuko urumva ntako ntageze ko ntabaciriye amarenga menshi. Sakwe ndaguteruye ndakwesa urahindukira. Ariko ikintu cy'amatwi cyanyishe inkaranya nyirika ku manga aho nitembe amatwi. Iyo birakunaniye hawa umva nkubwire. Ni ubunyereri. Ubunyereri ni burimo kugenda bwaguterura bakakuzamura hejuru bakubita hasi, hanyuma akenshi uzaba iyo umuntu yikubise hasi arahindukira akareba haguye akihanagura amaze. Ni ubunyereri. Chris nakivuze ni ubunyereri. Ni ubunyereri. Sako abakobwa banjye barara bahagaze bwacya bakaryama. None duhite dusezerana. Urabeje pe ni miliyari. Ubunyereri ni ubunyereri.
ni ubunyereri Miriya Mariam ni ubunyereri. Aha urakoze cyane Jean Sauvé, urakoze ubwo uranadusezereye. Abakobwa wanjye bararahabaga, urakoze cyane Honorable Harriet n'imyugariro. Urabona ko mwese mubaha amashyi. Abakobwa wanjye barara bahagaze bwacya bakaryama. Ni ubu niki ni imyugariro, ni imyugariro. Cyane Mukamunana muri Canada, namwe mwese rwose turabashimiye muje dushoje. Reka rero dusezeraneho ku indirimbo yacu ya Mukamabano, hanyuma ubwo tuzongera kuwa kane mu bijyanye. Nabonye mwakumukunda karibu tena mama. Urakoze cyane, nzagaruka kuwa kane 2:30. Niyo nabonye ari isaha nziza abantu bamaze kureba amakuru. Niyo nabonye ari isaha itubereye kandi bari nimugoroba. Murabizi yuko ntabwo tugomba guca imigani ku manywa, tutazibera imiserebanya, sibyo Meri? Tutazabera imiserebanya. Ntabwo duca imigani ku manywa, tutazibera imiserebanya. Ntabwo bizi se? Ntabwo bizi? Abarimo kubeshya. Abarimo kubeshya. Bonsoir Evelyne, merci d'être là. Merci beaucoup. Umwana yavuga ati guca imigani umuntu akaba imiserebanya ku manywa, ati abarimo kubeshya. Niko bigenda. Ariko rero impamvu babivugaga reka ngo basobanure namwe mu byumve. Impamvu babaho nta guca imigani ku manywa kugira ngo umuntu ataba umuserebanya. Mu bisako umwana avuga ati ntabaga arimo kubeshya. Nuko ku manywa imigani iraryoha ubusanzwe mu Kinyarwanda. Iraryoha cyane ku buryo abantu bishinze imigani ntabwo bakora akazi. Niyo mpamvu mu Kinyarwanda bavuga ngo ntimugace imigani ku manywa mutazaba imiserebanya. Niyo mpamvu ubwo nyine twese twakoze tubizi ko uyu muntu aciye umugani ku manywa w'umuserebanya rero ukagenda abantu bakajya gukora akazi kabo, bakaza kuza kuwutaramiraho nimugoroba, bakaza kuwutaramiraho nk'uko mwaje muri benshi. N'ukuri ndabashimiye cyane, mwakoze cyane kubana natwe. Reka tubashimire ubwo tuzongera kuwa kane nimugoroba 2:30 kuri ya saha yacu. Mwakoze cyane, witeka komeze abane natwe, nimwe bagirwe ururimi rwacu ruraduhuza, twibagiwe gukomeza gufata ingamba zo kwirinda no kurwanya corona virus. Joseline Mageza uraza kureba video. Joseline Mageza ni muri Les Emirats Arabes Unis. Mwese ari hano mu Rwanda, bari mu Rwanda, bari ahantu hatandukanye, Norvège, bari muri Canada, mu Bubiligi, mu Faransa, Côte d'Ivoire. Mwese nababonye Les Emirats Arabes Unis. Mwese mwakoze cyane. Bari hano mu karere kacu ka East African muri Afrika y'Iburasirazuba. Mwese mwakoze cyane kubana natwe. Tuzongera kuwa kane. Uwiteka komeze aturindane, ntimwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza. Bye bye. N'akantu kacu ngaho kabapepere. Uwiteka turindane, turwanye twese coronavirus. Amagara araseseka ntayorwa. Bye. Imana turindane. Ngaho murakoze cyane. Murara haryana, ahataryana harara umwanzi wagiye kuryama. Abari mu kazi mukomeze kugira akazi keza. Uwiteka bane natwe. Bye.